Ndabashuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Imana y'amahoro ibane na buri wese mu izina rya Yesu. Hari amagambo yanditse hano muri Tito igice cya 3 umurongo wa 5. Ni amagambo avuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo itukirisha kuhagirwa ariko uko byari kubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Mu Cyongereza, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Imana mbere ya byose. Aya magambo wayasoma muri Tito igice cya 3 umurongo wa 5. Imana amahoro ibane nawe.